kuguhamagara mu kanwa ari kugenda hari hose ari wari guhamagara ajya guhamagaraga mu ruhe rwego kuki atahamagaye umugabo we bashakanye kumumagara umva byarabaye ikibazo ko yahamagaye nabikeka kubera ko nyirabe yazana ari we wavuze ngo ibirozi babishyire mu mukobwa wanjye none reka manze nkwibwirire wanyereka umwana wanjye ahari mama ariko kugira ngo nyine kuvuga nabi yaragira ngo akubu namubwira neza gutu uyu ni umunsi wa kangaye umwana wanjye abuze aho bigeze ngo nabufasha ntabwo nagusaba namajije kugusomamo neza ibyo utekereza ntabwo nagusaba kukuri ikindi sheri reka nkupfukamira mbabarira ukabyaye mbabarira mubyeyi ndakwinginze ndangira aho umwana wanjye ari basi mbabarira kire nk'uko wawe yakize wambabariye mbabarira basi icara nkusaba imbabazi icara basi mbanze nkusaba imbabazi haguruka umwana wawe nge ntabwo nzi umwana wa Hana Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ngiye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku munsi reka neze komeze neza mwese abo muri arabare mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuje ndabashimira ko nabana ibitekerezo mugire mwanika muri comment n'abandi mugena nama buri munsi uyu munsi ndi kumwe na Mama Gaella cyangwa Nyirasenge wa Lucky uko wamwita ndetse na Mama Farida turi kumwe mu cyifuzo cyinshi Mama Farida yifuje guhura na Mama Gaella reka ndike kubatindira kuko ndabona ashaka kumuvugisha cyane Mama Farida naguhaye ikaze urakoze uri kureba nabi kandi kirageze uke mu maso ihangane ihangane ubigerageze bazi uri kubona mfite umwanya wo gucya biragoye Mama Gaella nawe turakwakiriye rero urakoze cyane ushize waduciye amazi ariko kuri telefone dore uyu mubyeyi ni wagushaka ndetse ko numvise ariko asa nkaho ari kunkanga ngewe wanjye ararwaye nigeze mukanga ko ari nk'ibyo byose cyakora nashaka urakoze nashaka kugira ngo ndebe umuntu wambwiye ko ari kunkanga mbaza umwana wakagira ngo ngere unigeze mbaza umwana wanjye murakoze kuduhuza mama rero Mama Gaella nguyu ku kibazo wifuzaga kumubaza wari ufite ndatekereza noneho ari buzi kuguha ibisubizo byose wifuza nabyumvise wamubaza rero icyo wifuza ntago turi bijye mu bintu byinshi duca ku ruhande turarasa ku ntego kuko dufite ikibazo ko habuze umuntu Mama Gaella kamusobanurire nuza Farida yaramubuze ngese muza kumubaza ntago mukubaza najya mbikubwire ko ariyo mpamvu yifuje ko muhura ku bijyanye n'uko nyine umukobwa we yabuze ubwo reka mu ijambo ibindi abikubwira nta kibazo numva nanjye ushaka kumbwira Okay, we nanyibarize kuko wenda ashaka kumubaza iwe umwana we mu kugenda ari ngiye yaje kureba. Ningiye yaje kureba, urakeka ko ngiye yaje kureba? Ese mubye warabyaye? Cyo ariko numva atari ijambo rukwiye kumbaza ko umubyeyi nanjye ndi umubyeyi. Uri umubyeyi ntago wajya kumbwira ngo ndakubaza ngo ni runaka byo uri kubona umubabano ndabyumva umukobwa wanjye yarabahemukiye ariko se muracyakomeje kumwita ko nasabye umuhungu wanyu imbabazi namusabye imbabazi mubwira yuko n'ibintu bye nakira ko azaza akabifata none siko numva ko numva ari ngewe uje kubitura ni ngewe nuko ajya gusara yasaza ari wari guhamagara upanga iki n'umusazi imushyashya cyakora imba nawe disi aracyabasha no guhamagara umuntu wanjye nta telefoni ariko se afite telefoni wanjye nta telefoni yari afite nta kintu na kimwe yibukaga kuguhamagara mu kanwa ari kugenda hari hose ari wari guhamagara ajya guhamagaraga mu ruhe rwego kuki atahamagaye umugabo we bashakanye kumumagara umva byarabaye ikibazo ko yahamagaye nabikeka kubera ko nyirabe yazana ari we wavuze ngo ibirozi babishyire mu mukobwa wanjye ese reka nkubaze Mama Farida umwana wanjye kuntu yarameze urakuzi cyane ntabwo ari ukuzi ntabwo mwigeze mumbwira nabyumvaga mu bihuha nk'abandi bose
ariko aho nabimenye namusabye imbabazi. wamusabye imbabazi Uraseka wamusabye usuri kubona uyu mwanya ari wo guseka. narababaye cyane n'utwari twose sinaradutanze kugira ngo umwana wanjye avuge ujya kunshinza umwana wawe ntabwo mufite mu mugongo, umwana wawe nta nubwo nanamuhetse, umwana wawe ntawo kuba yaramvuze ntabwo biguma ko umwana wawe ari njye wamujyanye. Icyo ni cyo cya mbere. Sinjye umwana wawe, sinjye umufite, simufite mu mugongo. Farida ni umukecuru, simuhetse mu mugongo, simwikoreye mu nzu iwanjye, ntabwo arira kuri kumbaza. Barajya kumbaza umwana wawe ninjye umufite, ko byo nyine yaramamagaye kuva ko umwana wawe ninjye umufite. Umwana ninjye umufite. Ako ndumva wakomeje kunana kuri telefone waramamagaye ukomeza kumbwira ngo ndi umugome. Umva mugore. Ndi umugome ngo ndi iki? Umva mugore nongeye mbigusubirana. Nanjye twubahane. Ugomba kunyereka aho umwana wanjye ari. Reka mbihorere. Waravuga yuko Farida we yaramubuze. Impamvu twihoreye nuko ufite impamvu. Njye mbihorere pe. Yaramubuze ajya ahantu nyine aramubura aragenda. Amaze kumubura akeka nyine yuko ngari wowe wamukoresheje ibindi bintu bikamutwara niko yabikiye. Umwana wari utangiye koroherwa. Mu kurwara kora ke ntabwo kuzi so waje gusubira mwaje kunshakisha. Ndabizi. Hari umuntu numwe nigeze mu muryango wa Farida nigeze mbishinza. None se niba utarabimushinjije niba wabwiye umuganga ngo ibyo byari biri mu muhungu wanyu babishyira mu mukobwa wanjye. Ese kuba ngendera mu bwingo wefata bigomba ko ari njye wamujyanye. Ni wowe nyine. Ni njye wamujyanye. Ni wowe. Kuba naramujyanye bwasigaye nukujya kundega. Nkurega se nkurega iki ko uruzakurega ruhari ruzakwiregera. Murakoze cyane. Ako nako kari karimo ako kembaye nishinganishije n'umuryango n'umwana wanjye mbaye nishinganishije imbere y'abanyarwanda mwese mbaye nishinganishije. Wishinganisha se bakugize gute? Kubera ko nkubajije umwana wanjye yasaza ari wari guhamagara kuki atahamagaye umugabo we. Ese ke kuki atahamagaye nyina wamubyaye? Ni ikibazo ko yaramagaye. Umubyeyi yumvira ko ari ikibazo nuko nyirabayazana n'ubundi ari we wabimukize. Kubera ko ngara wavuze ngo nawe bimujyemo akibaza impamvu ariwe yahamagaye mu mazina akumva ko ariwe wongeye ugatanga ibindi bintu bakongera bakamushyira n'ibindi akiruka. Ubwo niyo mpamvu abitekereza. Kuba yarampamagaye ntabwo ngewe bivuga ngo Farida ngenza upanga n'umuntu udafite ubwenge. Ese Farida kuba yaramamagaye kuki mwese mwibaza ko mwese mwaza ngo Farida mfite ikintu upanga. Farida nta kintu upangana kuba yaramamagaye yene nuko enda sumaze impamvu yanamamagaye kwanza. Ntumbaze impamvu Farida yamamagaye kumamagara nanjye ni ikibazo ndi kwibaza. Kuki atahamagaye umugabo we bamaranye imyaka 5-6? Ese mubyeyi akaza kuguhamagara yaguhamagaye mu ruhe rwe. Ese mubyeyi aho kugira ngo dufatanye umbwire ngo wabasha ese aho wasanze fatanye ujya kubimushyiramo se wigeze wibuka ko uruhare umukobwa wanjye yakoze ntabigizemo uruhare wenda urwanye n'umwana wawe urwaye n'urw'umwana wawe se tu urimo namenye menye iby'umwana wanjye narabimenye nawe menye iby'umwana wawe. Kugira ngo yumve ko wamufasha. N'ahantu ngiye muzi n'ahantu ngenzi n'ahantu ngiye Farida ngiye muheruka njye kubereka ngiye useke iyo nza kuvuga ngo ngiye namushyizemo ibintu bimujyana ngiye kubwa nyine kujya gukwereka ahantu Farida ari. Kujya kubereka njye ahantu Farida ari. Mwigere yo kunshiza kuko yonza kuza kumenya ngo Farida ngo ikintu gihari wirakara na mama narakare yandakari impamvu nawe uri umubyeyi tekereza umwana uyu ni umunsi wakangaho umwana kubera iki kumenya ngo umubyeyi nawe kandi uri umubyeyi igihe shamukora impamvu kubera ngo umubyeyi akomeje gutsindagira kuri telefone atsindagiye ngo ndi umubyeyi nahise cyane ko ni umubyeyi ndi umubyeyi nabyemeye ariko ikomeza kumbwira ngo kuri telefone ngo urwo nzabona ngo sinzi ntabwo urucira mukasoro ugafata nyoko ibyo ngibyo waciriye umukobwa wanjye uruzafate naba uzikumya kucinza abana banjye se tubyihorere kandi tubyihorere ujya kwinjiza Farida si umwana bashyira mu mugongo president nongeye kumaza Farida ndimo ndakubwira ngo ngiye twafatanya ubwo ko njya gushaka Farida icyo kintu nakikubwiye
ariko urambwira ngo kwari ukwiyerurutsa ugende ubimenye nanjye ndamenye ibyanjye kuko nanjye ibyanjye ntabwo nigeze mbitura okay usuye Keza wenyine gusa ni Keza wenyine gusa wamfashije n'uwabaye n'ubufasha bwo kugira ngo mbone ko namuvuza mu gihe cyose umuhungu wawe yasaze wigeze umpamagara n'umunsi n'umwe ati byibuze reka tubwire mama wa Farida warampamagaye ndagusuzugura nguhamagaye gute wari kumamagara nkaba nk'umukwe nk'aba mwana wanyu rero hano umukwe wawe ni nkaho yari umukwe wawe muhamagaye gute se ngiye bampamagaye gute yaro nigeze mpamagara ahubwo ni ukuvuga ngo ufite ibindi bintu wari ugamije unagambiriye nta kibazo Imana ikurengere nta kibazo indengere nk'uko yandengeye namwe barengere hari ikibazo ko yandengeye namwe barengere ahubwo wenda ikindi kintu wenda no kuri mama nawe afite agahinda ke nawe ari kubivuga wenda babaye nge nafite akangana gute none si waranabaje nge nanga kugutabara ariko se nkutabaza gute nyine kwa kutarunyeneye niyo mpamvu uri kunyitura ibi byose biri kuba ni wendi kubishinja none se wowe wanyitabaje cyangwa ni wanyitabaje uri kumbwira nabo no kunuka wanyitabaje kukwitabaza nuko umwana wanjye niwe yasaza ahamagara yongera kwirukanka bwa kabiri ese ke nkubaze njyewe ikintu cyatumye ngutekereza nawe ke unyitabaje wanyitabaje nge nkwitabaje nakwitaza nimo nakubwira nabi unashaka urumva saze nirukanka nkahamagara Keza kuki batashaka wa muntu washaka ufasha uri kuntu kuri kumbwira nabi none reka manze nkwibwirire wanyereka umwana wanjye ahari mama ariko kugira ngo nyine kuvuga nabi yaragira ngo akubu namubwira neza gute uyu ni umunsi wa kangaye umwana wanjye abuze ubwo mutima wowe ari wowe wabigenza ute ngo vuga nababoneka ugura umugome nta kibazo nta n'ubufasha bwe shaka bwihorere nta kibazo kandi kubw'amahirwe Nyagasana azamfasha umwana wanjye nzamubona kandi azakira urw'umucira nanjye ngo waye kuraje uzamubona gusa ntuzongere no kumunshinze mamagaye urumva ikintu cyari kiriho yarafitwe dufite icyizere cy'uko wa mugani we twifuza ko yaba ko twasanga koko wabuze ahantu ari urabizi ko nkubwiye ko ngiye kuva cya gihe ngiye mubufasha kugira ngo mvuze umwana wanjye urabizi igihe maze kumenyana nawe urabizi ko natakubeshye ahubwo ngiye kano kanya yambaza ngo ese naba naravuje raki gute mu muhe buryo ariko ngiye kuza kunshinza aho bigeze ngo nabufasha ntabwo nagusaba namajije kugusomamo neza ibyo utekereza ntabwo nagusaba kuko uri ikindi abanyarwanda ko barushye n'umubyeyi ndumva ngiye nakusa ngiye mufitiye ngenda mubwiye ngo ntabwo ngiye ari kumbaza umwana we kuba Farida yarasaze ari kumamagara ntabwo ngiye nzi ahantu umwana wari ahubwo ngiye nari nzi ko amamagara ambwira ati wamfashije ukandangira wavuje umwana nanjye nkavuza umwana wanjye ariko namwe mubyumve inzi ko namwe mubasha gutekereza namwe ngo mumbwire ikosa ngiye naba mfite bituma ari kumbwira nabi ngo ngiye ngo numugore nawufashe igihe nawufasha bwanyekeneye sinzi impamvu banamamagariye aha ngaha sibyo ntabwo nagusaba ntabwo nagusaba bundi kabisa sinzi ahantu njye muheruka ufite aho wamujyana nta kibazo urakoze ufite ahantu wamujyanye ubufasha bwanjye ushaka ntabwo shaka ubaho bigeze ntabwo shaka urakoze ntabwo nkeneye iyamunyeretse bwa mbere n'ubundi zongera imunyereka urakoze handi ujya kumureba ufata akamutwajya kumara handi ubushize twamusanze ntawe waramubuze burundu nta n'agakuru wahamenye byibura kiwe agakuru ko hari abana nahasanze bari kwakinira bambwira ko bigeze kumubona ari kuhanyura ahari bigeze kuhamubona muri ino minsi ava mu rugo umubura
Bivuze ko ajya ubwo ahagera. rero mfite icyizere wenda ko hari igihe nzajyayo nkahamusanga. ahubwo niba barahamubonye ubwo ajya ahagera cyangwa se akaba yarahageze hanyura agenda se Birashoboka wenda nk'umuntu wigeze kwasarira birashoboka ko yongera kuhatekereza kongera akahaza. none se ubwo nkaho ngaho ukaba wowe uri kumbaza iki kuri bunamubona ukaba uri kumbaza iki taramubonye ntabwo yamubonye none ariko bamubwiye ko bajya bamubona nose akaba ari kumushinza umwana bamubwiye ko ajya amubona ko ari koko niyo mpamvu uri kumwira ngo nabufasha bwanyu ukeneye mbese Impamvu ndi kuvuga impamvu yarinda ajya kongera agasubirayo ndi gutekereza ko ari we waba waramusubijeyo. none se ko bakubwiye ke wumve abanyarwanda ukuntu banaruke wumve ibyo nyine avuze ko ariko kuzanamo abanyarwanda wigira umwere nta kibazo we wagira ngo uri umunyamahanga. nta kibazo tubyibore twe turi abanyarwanda turi abanyarwanda gusa nyine uvuze ko nta bufasha bwanyu ukeneye kandi nanone ke wumve ukuntu ari kunshobera Impamvu nakubwiye ngo nta bufasha bwawe nkeneye nuko wenda nzagira amahirwe nkasanga wenda yahagarutse arahari. ntuzanabunsabe birasaba kujya ujyayo kenshi ntuzanabunsabe mugusaba se ubwo wawe nusi mumumagarira ngaho ukora iki yaguhamagaye ngira ngo akubaze niba utazi amakuru ye nyine kugenda ko niba nta ariko wambwiye ko nta n'ubufasha bwanjye ngo akeneye sinzi impamvu yanamamagaye ahangaha ubundi se ubwo ubufasha waramurogesheje ukamugira kuri ubwo wakongera ugahindukira ukamubufasha izo zaba ari mwera cyane izabiheye. okay nta kibazo uzazigirirwa n'abandi batari ngewe mama ikintu mbona nuko niba abana barahamubonye birasaba ko uzajya ujyayo wenda nka gatatu mu cyumweru gatatu gakeya ahubwo nzajya mbere yo kugira ngo mpange ibindi bintu nkora nzajya mbanza mfate moto mbanze nzindukire njye kureba ko wenda nta musanga umunsi mwahakubitanira wenda hari igihe wenda nzamubona muri iyi minsi ushaka kuba ujyayo yahavuye cyangwa ukajyayo yagiye ariko mana we adaseka se ntazi ibyo yakoze se adaseka se ntazi ibyo yakoze mureka niseke basetse rungana gute rakera ameze gute wako mubona rakera ameze gute none se ngira ngo nari mbabaye ambwiye ko none se yapfuye se none se yapfuye kumugira kuriya ukumugira kuri aho kugira ngo umwangaze kuri atoragura imyanda birutwa n'uwo warenzeho utwatsi ukamenya ko wamurengejeho utwatsi kumwangaza kuriya mama ujya kumbwira nabi ntabwo umwana wonza ahantu hari nanjye kidashinga kitabyina nanjye wanye nawe yarababaye cyane nawe ugenda wambwiye ko nabufasha bwanjye ubufasha njye nari nguhaye nari nkubwiye ngo ndaguhuza na muganga wamuvuriye muganga ese ubwo bundi ntiwamundangira ushaka kugira ngo noneho bamukiremo ibimwica kumva ukuntu usekera umuntu usekera gutya yamubufasha icyakubwira wanjye ukuntu yari ameze niyo mpamvu uri kwivugishwa gutyo imana nawe uracyabasha no guhamagara uwanjye ako ubundi umujinya n'umushiha mufite ko nasabye umuhungu wanyu imbabazi atari nanjye wakoze icyo cyaha nkemera nkaca bugufi nk'umubyeyi none se ubu njye si yaragaruye akenge ubu ngubu ubucabara imyenda ara telefone aratwara ibintu byose aratwara aramwangaza si uguma muri kumbwira ibiki nk'uko muri kumva muri kundira nk'ikirungurira kwereka ko muri kundira ikirungurira ntabwo wumva ari kundira ikirungurira ntabwo byumva ukuntu yari ameze no byari bine ntabwo wumva ukuntu yari ameze ntiyumvaga ntiyaryaga yangiza akajya kwiyamata abanyarwanda murebe ayiwe ndeka kuvuga ukuri se Imana ikurengere igusange buri muntu wese ababara ku giti cye kandi umusonga wundi ntago kuza kuryama mani umusonga wundi ntago kuza kuryama undi muri kumbaza ibiki wanye se kunera mese ntago yarakuze ubwo bigende ngo ndeka kutisekera se ndeka kutanishima rekare kurishima we ntago byagufata kumva uwo mwanya z'ubwo arawufite amarira nge narize murayazi
aho ubufasha ubusambu naragushoye kimwe cyose naragurishije usiba muri nawe urifuza nyine niko ke buri kuvuga ngo nabo bagende bagurishe bibigire so bimukoze inde ese kuba kimwaje gusaba imbabazi rakenge mwaza kuzusanga nk'ubugenge nyamaza kuzinsa nakubwiye ko utamusabye imbabazi nyine nyirabayazane nuko ntagiye kuzigusaba ese kubera kimwazisabye raka niwumva si byose biragenda byigaragaza gake gake yego no kwatagusabye n'imbabazi yego ari gutsindagira ngo yasabye imbabazi ngo raki se musaba imbabazi raki no wivuje nyine ni umukwe wanjye ntago nari nzi yuko rero ko nawe nzaza nkagusaba imbabazi ubwo niba ari izo mbabazi uri gushaka urashaka mbese ko nkupfukamira njye urapfuye njye ndi Imana bapfukamira Sheri reka nkupfukamira mbabarira aho kabyara mbabarira mubyeyi ndakwinginze ndangira aho umwana wanjye ari basi mbabarira kire nk'uko wawe yakize wambabariye mbabarira basi icara ngusaba imbabazi icara basi mbanze ngusaba imbabazi haguruka umwana wawe njye ntabwo nzi umwana wa Hana nje ikizo ndi uko ndibuza kuza gufasha haguruka nje ubufasha nje nese se washakaga ko ngusaba imbabazi ubufasha nje ndibuza kuza gukora ndakubwira muganga amuvura ari kibazo nta bundi bufasha ufite wafasha umubyeyi n'ukuntu apfukamye none se ke njewe no kuri pe nje ubufasha nje mfite kugeza amagenga yangaye ntabwo nzi Farida ahantu ari ufashe ngiye mfite kano kanya ngenda muha numero za muganga nimara kumuha numero za muganga iwe narangiza we kuruzi yamvuriye ke nawe ashobora kumuvura akanamushakisha ahantu ari ariko ngiye nta bundi bufasha ngiye mfite nta bundi pe ni ukuri nta bundi bufasha ngiye namufasha no kumushakira umuganga babyumvise ko nyine udafite ari nta bufasha bwe nkeneye nomero so kumuza na muganga n'abo bapfumu nta bufasha bwawe nkeneye umwana wanjye nzamushaka mujyane mu rusengero bazamusengera ibyo byo kunjyanira umwana mu bapfumu kugira ngo muzajye muharamo mutongeramo ibindi nta bufasha bwawe nshaka muzajyana ibyawe bwihorere urakoze uranambohoye yagusabye imbabazi umukecuru arapfukamye arikurunze uhise umubwira ngo nta bufasha bundi kuko nari nzi ko ugiye kumbwira ati Farida araha naha ariko se ke ko numva nawe uri kunshinza ntabwo ndi kugushinza nuko uvuze ngo nta mbabazi yagusabye mpita ni wenda nazi gusaba urabuza ahantu Farida njyewe ubufasha nyina yinjiye kumuhereza kandi uko niko kuri kwanyenyeza nimero n'ubundi nanjye nazimu ye wazimuhereza zirahari ye wazimu gusa numvaga atazishaka ngo nimero ngo bazamusengera kire yego bazamusengera kire Imana kandi izamufasha azagire gute azamubone njye na bundi bufasha njye nanjye nta bundi bufasha mfite bufasha nari mfite n'ubwo ngubwo njye numva na bundi kuko icyambere cy'umwana sinza ahantu ari ke nawe urabizi yego sinzi impamvu bakomeje kumbwira ngo ngiye ngo ndi umugome ngo ndiki nge ntabwo ngenda umugome ntabwo ngiye ko nahamubwiye ngena n'isa ntabwo ngenza ahantu umwana wari nkuko nanjye se ke hari umuntu igise nyo gutera imbabazi kuri Raki yego mwige ni nyo gutera imbabazi kuri Raki nanjye kuza kuri go bantera imbabazi kuri sibyo yego mva akomeza kunyita umugome ngo ndi umwana mubi ngo ndiki ntabwo nzi kugeza hanga ko yakanya yikomeza kunshinza atajya n'umuntu ukomeza no kubona ngo ngiye ngo bana babonze aho bari nawe urabizi ko nanjye narushye cyakara kigiye mwabonera kikuntu yari ameze yambara imyanda yirigwa rya ibiki byose namwe murabizi nawe naruhajye kumushaka yego reka dusoreze hano ubwo ibindi byo tuzaba tubimenya gusa ni byiza ko bigaragaye nyine ko nta ruhare bifitemo nabyo bikamenyekana kuko urumva yarahangayitse agutekereza gukeka ariko ubwo bikemutse byose ni sawa nawe mu kiganiro cy'ubutaha